abantu benshi rero bica ubutumwa bwiza kubera ko babubwiriza bavuga ko bari kubwiriza ubutumwa bwiza bw'Imana ariko banarangiza bagakora umurimo wa Satani bakajya mu byaha yego mu gihe imbaraga za bwa butumwa bwiza zagize kuri babandi babyumvise bakabona izindi imbaraga zibagusha z'ibyaha bigatuma avuga ati burya abantu batwigisha ubutumwa bwiza ni ibi bintu bakora n'abanyabyaha bene data bagenzi banjye bababwiriza ubutumwa we n'abahanuzi yego nagira ngo babwire iki kintu niba utanga ubutumwa bwiza ugomba kubusa nabwo. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe udukurikiye kuri udukurikiye uri hanze y'igihugu USA Ubutaliyani ndagusuhuje udukurikiye mu ntara zitandukanye zo mu gihugu cy'u Rwanda ndagusuhuje ndakubwira ngo niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Uyu munsi turi kumwe n'umuvuga butumwa reka tumuhe ikaze atangire yibwira abadukurikiye ndetse nyuma anatugezaho ubutumwa Imana yamukizaho kugira ngo abugeze ku bantu bayo. Uraho neza? Muraho. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Wakwibwira abadukurikiye abatubonye abakubonye ubwa mbere kuri izi kamera ndetse no kuri izi TV kugira ngo dukomezanye tuganira bakuzi. Murakoze, Imana nibaha umugisha kuduha karibu, natwe turanezerewe cyane ariko dushimiye mbere y'ibyo byose dushimiye Imana iyo ibitwemereye kubera ko yabashoboje natwe twabonetse. Izo ni imbaraga z'Imana. Amazina yanjye rero nkuko ubushize na bibabwiye abantu turi kumwe muri twumva ubutumwa twatangaga, nitwa Nshimiyimana Melkiyadi, ndi umugabo ndubatse, mfite umuryango w'abandi 10 mu rugo. Njya nkunda kubwira abantu ngo birumvikana ko nshesha kanguhe. Yego. Maze imyaka igera muri 16 nubatse urugo. Yego. Kandi ibi bintu by'Imana kuko nabibonyemo umumaro ndabikunda cyane. Yego. Hanyuma ndi umukristo w'umwitorero rya ADPR Pentecote, nyine birumvikana icyo kintu nkunda kukivuga kugira ngo abantu bankurikiye bamenye ko ntandukanye. Hari igihe umuntu umubwiriza ubutumwa za kuri kamera gutya, yego, yatanya kubwiriza ubutumwa wamubaza adresse ze ntazi kubwira. Yewe rero ndi umukristo w'itorero rya ADPR muri paruwasi ya Rwikubo, ni mu itorero ryahoze ari rya Ruhunda, ubu ryahinduriwe izina ryitwa Kavumu. Ubwo ni mu karere ka Rwamagana. Ni mu karere ka Rwamagana. Yego. Aho niko nko dukorera uwo murimo, kandi si wowe wivuga butumwa gusa kuko ndi n'umuririmbyi nkunda kuririmba. Yego. Ikaze rero mbere na mbere nk'ibisanzwe ubwo uratangira utwegeranya n'Imana kugira ngo dukomeze n'ubutumwa bwiza. Mana data wa twese turagushimiye, nanone turaguhimbaje, tugushimiye ko twemereye ukaduha uyu mwanya Mwami Imana gutambutsa ubutumwa bwiza. Turagushimiye cyane kandi ko ari wowe washatse ko ubutumwa bujye butambuka muri ubu buryo washimye. Nyemerera rero kandi ubane natwe turagusabye. Hari uko Mose yageze kugusaba ngo ubwawe uzagendane nanjye ndagusabye ngo ubane natwe muri uyu mwanya w'ijambo ryawe, kubera ko ntago ari ibyacu tubwiriza gutubwiriza ibya Kristo. Uhabwe icyubahiro rero, ngwino ubane natwe muri uyu mwanya, kandi n'abadukurikiye Mwami ubaha umugisha, cyane ubahe umugisha cyane wo kugira ngo bakumve, bumve ijambo ryawe, bumve ibyo bashakaho n'ibyo bakeneyeho, hanyuma nabo babone kugusaba ibyo bagushakaho. Urakoze, turagushimiye, ngaho bane natwe tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Ikaze. Yego, murakoze. Twatangiye dushima Imana nibyo koko, ariko kandi n'abadukurikiye icyo tubwiriza cyangwa se dutanga n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni icyo ngicyo gusa nta kindi. Kandi koko Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo nimugende mubwirize ubutumwa bwiza mu mahanga yose, hanyuma abantu niba bumva bakemera ibyaha byabo bazabibabarirwa, ariko abatazabyemera bazabigurumana. Uyu munsi wa none rero tugiye kwigana ku ijambo ry'Imana Pawulo yandikiye Timoteyo, riboneka mu bice 6 ku murongo wa 3 kugeza ku wa 6. Hanyuma nitumara gusoma ndababwira intego y'ijambo turuganire uyu munsi wa none. Haravuga ngo imbuzi n'inama zitari zimwe, nihagira uwigisha ukundi ntiyemere amagambo mazima y'umwami wacu Yesu Kristo n'ibyigisho bihura no kubaha Imana,
aba yikakarije kwihimbariza ari ntacyo azi, ahubwo ashishikazwa no kubaza ibibazo, akagira n'intambara z'amagambo zivamo ishyari n'intonganya n'ibitutsi no gukeka ibibi n'impaka z'abantu bononekaye ubwenge bakamyemo ukuri, bibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu. 6. Iyo cyakora kuko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi ahantu. Niryo jambo tugiye kuganiraho na bene data badukurikiye, ijambo ryitwa kubaha Imana. Pawulo yandikira Timoteyo, birumvikana ko Pawulo yabanye na Timoteyo igihe kinini cyane. Ntekereza ko nubwo ntabisomye ariko mu buryo ijambo ry'Imana ribivuga biboneka ko ari wo mubyaje ubutumwa bwiza akagendana nawe. Bene data mbibutse ko iyo ugize mwene so muzima akakwera imbuto zikwiriye abihannye, bene uwo muntu kugendana nawe nta kibazo ntacyo bitwaye kuko abakwerera imbuto. Rero na Timoteyo na Pawulo bakunze kugendana kenshi, amwumvaho ibintu byinshi kandi byiza by'ijambo ry'Imana bituma amuguma iruhande. Hanyuma bagane kuri iri jambo rivuga ngo ni imbuzi. Ubundi impamvu bavuga ngo ni imbuzi aba ari umuburo. Birumvikana ko yamufataga nk'aho ari umwana we, amuhugura, amubwira ngo akwiye kwitandukanya n'abanyangeso mbi. Agera kubwo avuga ngo icyakora kuko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe. Haleluya, Imana nishimwe. Kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi. Imana nishimwe cyane. Rero iyo tubwiriza ubutumwa bwiza, tubwira abantu amagambo nk'ayo ngayo, suko tutabifitemo inyungu, ariko ndaje kubasobanurira izo nyungu izarizo. Inyungu ya mbere n'ubugingo. Inyungu ya mbere n'ubugingo, kandi iyo udafite ubugingo nawe birumvikana nta kintu uba ufite na gitoya. Ikindi cya kabiri kugira umutima unyuzwe, kunyurwa nuko Imana yakuremye, nuko yakugize, n'ibyo yaguhaye ukanyurwa nabyo. Bene aka kantu abantu benshi bajya bakagwamo, bakagira ry'ubutunzi, irari ry'ibintu, bigatuma muri bo havamo urwango rwo kwanga bagenzi babo. Ndetse rimwe na rimwe havamo n'ibyaha byo kwicana no kurogana, ni ibintu nk'ibyo buryo byavuye ku ishyari. Ariko Pawulo we aravuga ngo iyo kubaha Imana yo gufatanije no kugira umutima unyuzwe. Uyu munsi turavuga ku ijambo ryitwa kubaha Imana kuko ari byo bidukwiriye nk'abakristo. Imana nishimwe. Hanyuma twebwe abakristo niba kubaha Imana ari byo dushize imbere, birumvikana ko tugomba kwera imbuto tukazerera abakijijwe n'abadakijijwe, kugira ngo babandi badakijijwe bazidusoromeho nabo bakurikira Imana batwumvanye. Imana ishimwe. Rero kubaha Imana ni ishingiro ry'ubwenge, na Salomo yarabivuze. Iyo wubaha Imana abantu bose bakubona nk'umunyabwenge, nta nubwo binakugora kwera za mbuto bazagusoromaho. No kubana nabo ntabwo bijye bizakunanira. Abantu benshi rero bica ubutumwa bwiza kubera ko babubwiriza, bavuga ko bari kubwiriza ubutumwa bwiza bw'Imana, ariko banarangiza bagakora umurimo wa Satani, bakajya mu byaha. Mu gihe imbaraga za bwa butumwa bwiza zagize kuri babandi babyumvise, bakabona izindi imbaraga zibagusha z'ibyaha, bigatuma avuga ati burya abantu batwigisha ubutumwa bwiza ni ibi bintu bakora, ni abanyabyaha. Bene data bagenzi banjye bababwiriza ubutumwa we n'abahanuzi, nagira ngo babwire iki kintu: niba utanga ubutumwa bwiza ugomba kubusa nabwo. Icyo ni kimwe. Kabiri, ugomba kuvuga ibyo uzashobora gukora kugira ngo babandi ubibwira nabo ubwabo bibagirira umumaro. Kandi si bo bonyine gusa, nawe ubwawe iyo utanga ubutumwa bwiza, mbere yuko abandi bantu bafashwa nawe urafashwa. Birumvikana niba ubutumwa bwiza buhatora abantu mu byaha, mbere yuko ubwira abantu ngo nive mu byaha, ahubwo ubwawe uzabanza kubivamo. Ugomba kuzabanza kubivamo, hanyuma bavuga ati kanaka yarakijijwe bitewe n'imbuto barimo barakubonaho. Mpamvu ubutumwa bwiza mu minsi buri kugenda bupfa rero nuko abantu bavuga ibyo badashoboye gukora. Bavuga ibyo badashoboye gukora,
kandi mwibuke iyo duhagaze imbere y'imbaga y'abantu ingana gutya aba badukurikira baba ari benshi. Hari abadukurikira vis-a-vis bari imbere yacu, hari abadukurikira bari mu miryango yacu aho dukomoka, hari abadukurikira ku maradiyo, hari abadukurikira mu mirimo ya buri. Ni ukuvuga ngo twebwe dukwiriye kwera imbuto ahantu hose. Yego. Ubu ni nyangura kuri abantu ngo ntabwo ubutumwa bwiza, ntabwo kwera imbuto umuntu azerera mu rusengero. Ko mu rusengero nuko kwibutsa. Ariko iyo tugeze hanze niyo tubwiriza ubutumwa bwiza bitewe n'imirimo dukora. Rero Pawulo yaramubwiye ngiyo kubaha Imana gufatanyije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Inyungu nizo ngizo z'ubugingo buhoraho, kandi tukiri no mu isi za nyungu bwazo zijya zigaragara muri bwa buryo bwo kwera imbuto, tubana n'abantu bose mu mahoro. Imana nishimwe cyane. Rero ubutumwa bwiza tubwiriza ntabwo ari ubw'abantu, ahubwo ni ubw'Imana. Ariko natwe hari icyo Imana idushakaho. Ubushize twarabibonye tubwira abantu ngo ibyo Imana ishaka ku bantu bayo ni ibyo gukiranuka. Mbere twe dutanga ubutumwa bwiza, rero dukwiye kubanza gukiranuka, tukabanza tukezwa. Twamara kwezwa tukera za mbuto. Kandi koko Bibiri tubwira abantu batubanjirije bakiranutse iherezo ryabo riba ryiza, ariko iratubwira n'abandi bantu batakiranutse iherezo ryabo riba ribi. Rero ngiye cyo mbwira abantu ni gukiranuka kuzaduhesha gutsindishirizwa kandi kuduhesha kwizera Imana, bikazaduhesha ubugingo buhoraho. N'urugendo rurerure, ntabwo gukizwa ari akanya gatoya, ahubwo ni ibintu dukurikirana umunsi ku munsi. Pawulo rero yandikira Timoteyo yaramuhuguraga kuko yabonaga ko Timoteyo azaba umuntu w'umunyamumaro, cyane cyane ko yabaye n'umuyobozi w'itorero. Birumvikana ko yakurikiye impanuro za mukuru we cyane, byanamugiriye n'umumaro. Natwe rero iyi minsi nibyo dusabwa. Turasabwa gukiranuka, kwera imbuto, tutirengagije no gukundana, kuko Yesu yaravuze ngo nimukundane urukundo rwa kivandimwe kandi ntimwirengagize no gucumbikirana. Kundane nkuko nabakunze. Yego. Rero iri jambo ni ijambo rikomeye cyane, kandi tugomba gukurikirana umunsi ku munsi. Kandi nzi neza yuko nitubigendamo neza Imana izatugirira neza, Imana izadutabara. Rero dukurikiwe n'abantu batandukanye, kandi usibye wenda nanjye we ugaragara hano imbere ya kamera, n'abandi bantu ku ruhande rumwe. Ushobora kuba uri umubwirizabutumwa mu buryo busanzwe, ushobora kuba uri umuririmbyi. Burya niyo utanga indirimbo aba ari ubutumwa bwiza, ugomba kwera imbuto. Rero uyu munsi rero icyo tubwiye abantu nibagerageze kwera imbuto, kuko imbuto abantu bisa nkaho bahabyibagiwe. Bamaze kugira ngo bakurikire ubutumwa bwiza. Murakoze, Imana nishimwe, turabashimiye. Rero bisa nkaho tugera ku musozo. Abadukurikiye tubasabiye umugisha kandi utagabanije, ariko nabifurizaga agakiza uyu munsi wa none, kugira ngo muhindukire mumve mu ngeso zanyu z'ibyaha, mukizwe, mwere imbuto zikwiriye abihannye. Ni nabwo ari itorero rizababonamo umugisha, ari n'igihugu cyacu nacyo kizabona umugisha kubwo kwera imbuto zikwiriye abihannye. Murakoze, Imana nibaha umugisha, turabashimiye.